abamarayika batangiye kuzamuka banamanuka hafi yawe mu buzima bwawe, satani arabimenya. Angels start moving around, up and down around yourself, nearby yourself, then Satan knows. Satani arabimenya ko hari ikintu kidasanzwe cyenda kukubaho. Erega wibuke yari umwe muri bo, yari umwe mu bamarayika, so ashobora kubona angelic activities akazimenya. Satan knows that there is something special that is going to be revealed over your life. He knows, because remember, he was the one among the angels. So when he see the angelic activities, he knows. Ashobora kutamenya exactly icyo Imana igiye gukora. He may not know exactly what God is going to perform. Ariko nabona hari movements z'ijuru zidasanzwe kuri wowe, kabone nubwo wowe waba ntacyo urabona gihindutse mu buzima bwawe. Moment he starts saying incredible divine movement over your life, even though you don't know anything about your life. Satani warabimenya. Satani arabimenya ko Imana igiye kukugirira neza, arabimenya ko hari ikintu kidasanzwe kigiye kukuba. Satan knows that God is going to do good to you. He knows that there is something special that is going to be occurred over your life. So azakwataka atitangira igitamo. Nshuti yanjye, niba utajyaga wizera icyo Bible yita spiritual warfare, then he will attack you completely, my friend, if you don't believe what the Bible calls spiritual warfare. Niba utajyaga wizera ko hari intambara z'uburyo bw'umwuka, if you don't believe that there is what the Bible says spiritual battle, Kristo agomba kurwana, tegereza igihe cyawe gisohore, tegereza igihe cyawe cyende gusohora. My friend, if you don't believe that every Christian must fight this spiritual battle, wait until your season come to pass. Umva, Imana iyo igiye kukugirira neza ibanza kwimura ibindi byose utazigera ukenera muri future yawe. He is going to do good to you. He must first to take away everything that you will never ever need into your future. Irareka imiryango imwe n'imwe itari ngombwa ikikinga, kuko ibigiye kugufungurira uwanyawo. They allow some doors to get closed over your life, because there is some open that God is preparing to open for your life. Uzagirana ikintu cyonyine kizakubashisha kurenga iki gihe no gusenga. Only one thing will enable you to be in this season is to pray. Imana izaguha grace yo kubasha gusenga, but you will pray. Nshuti yanjye, ugomba kugira uti, ugomba gusenga. God will give you grace to pray so that you may step forward in this season. But my friend, you must do what? You must pray. Iki ni igihe ukinga inzu yawe, imbabura n'amasafuriya ukabyubika. This is the season you enter your house and you close everything around into your house. And you pray. Listen, nafashe uburiri bwanjye ndabusasa neza, ndangije nandikaho ku rupapuro ngo until God answers. Like Imana nidasubiza, ijuru niridatabara. I take my bedroom and make it perfect, and I write it to the paper saying that the moment God cannot answer me, the moment God cannot rescue me, uburiri sinzaburyamaho ukundi. Kandi sinkubeshye, Imana yo mu ijuru niyo ntanzeho umugabo. Kandi koko Imana yarasubije. And I say that I will never ever spend the night on this bedroom, but truly God has answered me. Nota ko kanya utagira ngo yasubije mu isaha imwe, mu minsi 3 cyangwa mu cyumweru kimwe. No, immediately. Don't think that he answered in 1 hour or 3 days or one week. Satani ntabwo ashobora kugiving up gutyo gusa. Satani ntabwo ashobora kugiving up gutyo gusa. Ntabwo like Satan cannot give up just like that. He cannot just give up like that. Arabizi neza ko icyo gisubizo ni cyiza, isezerano nirisohora. Arabizi neza ko azaba kubuze byiteka ryose. Because he knows that the moment your prayer has been answered, the moment the promise has come to pass, and he will miss you, he will permanently miss you, he will no longer be available to you. Arabizi neza ko ugiye iryo shimwe ryawe, ubwo buhamya buzagarurira abandi bantu benshi bari baratanye ku Mana. That your testimony will make many people come back to God. For those who has become powerless, they will come back to God due to your testimony. Ntabwo ashobora kugiving up gutyo gusa. Uzasenga hafi guhera umwuka. Not give up just like that. You will pray almost missing your breath. Nunacika intege, Mwuka Wera ntazagukundira. Like iki ni igihe
uba ucitse intege mu buryo bwose bushoboka, ariko ntushobora This kurekeraho is gusa. the moment of become discouragement, but Holy Spirit will not leave you, because this is the season you will be discouraged, but you will keep praying like never before. Senga kuko ntabwo ari wowe uri kwishoboza, hari imbaraga muri wowe. Bible iravuga ngo kuko imbaraga zazuye Kristo mu mba arizo zikorera muri You twebwe. are not one who is enable for yourself, but there is power inside yourself which is the enable you. Bible says that the power that raised Jesus from the dead work in our flesh. Nizo zizura umubiri wacu upfa. Ntabwo ushobora umva, ntabwo Imana izakwemerera kwicara, uzasenga. You will not sit, because God will never ever allow you to sit. Listen, you will pray. Uzasenga hahandi ikigeni nunakirenga, ntabwo uzigera ubasha gusenga again nk'iki gihe. You will pray and pray until, even if this is the season has gone, you will never ever pray like in this season again. Kuko muri iki gihe imbaraga uri gukoresha ntabwo ari izawe habe na gato. Uzasenga wongera usenga. Iki ni cyagiye wicara ukumva icyaguha gukanguka ugasanga ubuzima bwawe uko bumeze ari nk'inzu. Because in this season the power you are using is not yours. It is not yours. This is the season you will think that you will expose that how I wish to become in the season of found that this is the dream, and wish how to wake up and found yourself that you were dreaming. Right, I thank you for everyone who has been watching this video, and I hope you subscribed. If not, please subscribe so that we may keep being together in this season of discerning the voice of God through INAMA Y'UMUNSI.